agakiza ubundi agakiza ni iki? Nicyo nakubwiraga, agakiza no kubabarirwa ibyaha si ukureka ibyaha. Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, mbahani ikaze kuri channel yacu ubuntu n'ukuri. Aha ndizera ko mumeze neza cyane. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye kuganira turi kumwe n'umutumirwa wacu, ngira ngo nampa umwanya akabanza akibwira abadukurikiye. Umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane kunyakira kuri iyi channel. Amazina yanjye ni Mugisha Samuel, bakunda kunyita Pastor Sam kuko ndo umupasiteri. Hanyuma Samuel nyine niryo bahina bakarigira Samu, sino kurihina gusa ngira ngo niba ari ikibazo cy'indimi, ariko bakunda kunyita Pastor Sam. Aha, urakoze cyane Samu. Muri iki kiganiro rero nifuzaga ko tuganira ku kintu kigendanye n'ubuntu ndetse n'abanyedini. Samu, impamvu tugiye kuganira kuri ibi bintu, ndabizi neza ko mbere wari umunyedini ariko ubu uri mu buntu. Niyo mpamvu rero ugiye kunsobanurira ese ni iki cyari mu idini, ni iki kiri mu buntu. Uradukumbuza ikintu cy'icyo kuva mu idini tukaza mu buntu. Mwanya wawe. Ndumva byoroshye, ariko nubwo byoroshye ntago abantu benshi babisobanukiye. Icyo cyo ndakizi. Ubundi mu idini no mu buntu uburyo nabitandukanya mbere na mbere, iyo usomye Bibiliya iravuga ngo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 17 haravuga ngo amategeko yazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri bizanwa na Yesu Kristo. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki: idini ni abantu bafite uburyo bahuriyeho, uburyo basangiyeho, imihango n'imigenzo n'amategeko n'amabwiriza bahuriyeho, ariko mu buryo bwo kuramya cyangwa mu buryo bwo gusenga. Abo bakababaye abanyedini. Hanyuma rero ubuntu ni Yesu bwe, nk'uko byumvise muri uwo murongo. Amategeko yazanywe na Mose, kandi abanyedini ni abantu bagendera ku mategeko n'amabwiriza n'imihango n'imigenzo. Hanyuma ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Bishatse kuvuga ngo Yesu Kristo niwe buntu. Icyo nicyo navuga kugeza uyu munsi wa none. Iyo uri mu idini ubugengwa n'amategeko n'imihango n'imigenzo n'amabwiriza n'ibyo byose. Iyo uri mu buntu ubugengwa na Yesu Kristo, kuko ariyo wazanye ubuntu n'ukuri. Pasiteri nakibaza ntise abanyedini cyangwa se abarokore basanzwe, ngira ngo nibo bitwa abanyedini? Yes, nibo abanyabuntu bita abanyedini? Yes. Oya, abarokore basanzwe so bitwa abanyedini, kuko ngiye sinumva ko bagomba kubaho n'umurokore usanzwe. Kuko wenda ubuntu ni byitwa ko ari inzaduka cyangwa se ari ibintu bije bidasanzwe, reka ariko mbivuga. Ndibaza nyine umuntu ashaka kumva umunyedini akavuga se abanyedini ni ibindi bitumenyereye amatorero ni iki, ngira ngo nibo bitwa abanyedini kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe. Okay, icyambere nakuvuga no ko ubuntu atari inzaduka, kuko tumaze usibye n'amategeko ya Mose ataraza, ubuntu nibwo bwari buhari, nibwo bwakoraga. Ubuntu bwarakoze mu gihe cya Adamu. Ubuntu rero ntago ari inzaduka. Noneho tugeze kuri iki ngiki twebwe tuba turimo kuvuga uyu munsi wa none, ubu buntu turimo kwigisha, ubuntu turimo kubwiriza, hashize imyaka irenga 2000 ubu buntu butubwakiriye, kuko ubuntu mubwiye ko ari Yesu Kristo. Amaze imyaka irenga 2000 avukiye kuri iyi si, abyawe n'umugore cyangwa se n'umukobwa w'isugi witwaga Mariya. Aha, noneho rero ikindi nakifuza ko mudusobanuriraho ni ikintu bita agakiza. Ubundi agakiza ni iki? Nicyo nakubwiraga, agakiza no kubabarirwa ibyaha si ukureka ibyaha. Hanyuma abantu benshi baretse ibyaha, abandi bakoze biki, abandi barabigabanije, bagira ngo Imana ishobora kubemera. Ariko ni nayo mpamvu ushobora kubaza abantu no mu rusengero twarabikoraga, kuvuga ngo ni bangahe bapfa none hanga bakajya mu ijuru hakabura n'umwe, kubera ko agifite umutima umucira urubanza rw'ibyaha, kuko uyu mubiri ukora ibyaha ku manywa na nijoro mu ntekerezo. Niba wibuka neza, umunsi umwe Yesu yaravuze ngo Mose yarababwiye ngo ntimugasambane, ariko ngenda babwiye ngo nuriho umugore w'abandi ukamwifuza uzaba usambanye nawe. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kwitwa umusambanyi imbere y'Imana, imbere y'abantu ari umwere. Rero kubabarirwa ibyaha niko gakiza.
kureka ibyaha si agakiza, kugabanya ibyaha si agakiza, kudakora ibyaha si agakiza. nagira ngo nkubwire n'iki ngiki, buriya umwana mutoya nawe avuka ari umunyabyaha, ntabwo avuka ari umukiranutsi nk'uko abantu bamwe babibeshya. umuntu wese wabyawe na Adamu, ukomoka kwa Adamu, ni umunyabyaha akivuka. ndumva ngaha nahita nkusomera n'umurongo kugira ngo iki kintu nacyo cyumve, kuko abantu benshi ntabwo bakizi. mu Baroma igice cyaho cya 5 umurongo wa 18 aravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. ubundi umuntu aba umunyabyaha atari yakora ibyaha, umuntu avuka ari umunyabyaha agikomora kwa Adamu. Dawidi yaravuze ngo dore naremanywe gukiranirwa, no mu byaha nimo mama yambyariye. rero umuntu utarakora ibyaha ukiri mutoya, nta nubwo navuga ngo nutarabikora, biba birimo anabikora, ahubwo akora nyine ibyo twita bitoya, cyangwa se akabiroha mutamenya. kubera ko twajyaga twibisukari turi abana batoya, bakubaza ngo wanyuye isukari ugahakana kandi wenda ikiri ku munwa wawe, urumva rero kaba ari akanyabyaha gatoya, ntago ari agakiranutse. umuntu rero umunyabyaha atarakora ibyaha avuka ari umunyabyaha. hanyuma rero gukira ibyaha nanone ngo cyakozwe n'umuntu, kuba abanyabyaha cyatewe n'umuntu umwe witwa Adamu, kuba abakiranutsi giterwa n'umuntu umwe nanone witwa Yesu witangiye abanyabyaha. tubabarirwa ibyaha kubw'ubuntu, kubwo kwizera uwo nguwo Yesu. tumwizeraho iki? Bibiliya avuga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 n'umurongo wa 24 aravuga ngo Yesu ubwe ngo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti cyangwa amanikwa ku giti, ari wo musaraba. kwizera icyo kintu rero ko Yesu yikoreye ibyaha byanjye mu mubiri we, icyo nicyo ubundi bita kwizera. iyo maze kukizera mu mutima wanjye, Bibiliya ikakivuga mu Baroma ngo ukanacyatuza akanwa, aho ngaho uba ukijijwe kandi ubaye umukiranutsi. rero ubu umukiranutsi utari wakora imirimo yo gukiranuka nk'uko umuntu yaba umunyabyaha atari yakora ibyaha. agakiza ni ukubabarirwa ibyaha, ntabwo ari ukureka ibyaha. hari abantu basanzwe no mu miterere yabo bakora ibyaha bikeya, cyangwa se reka mvuge ngo badakora ibyaha, ari inyangamugayo imbere y'abantu. hari abakobwa bageze mu myaka 30 bakiri amasugi bataraza. ibyo byose kuba umuntu adakora ibyaha, ataranyweye inzoga, atazi ukuntu imeze. maze nabo hari umushuti wanjye ufite imyaka 53 ngira ngo yarambwiye ngo ntaranywa ku nzoga, rero kuba umuntu atarakoze ibyaha byinshi ntabwo kimugira umukiranutsi, nta nubwo kizamuhesha ubugingo buhora, ahubwo kubabarirwa ibyaha kikugira umukiranutsi, kikugira umwere imbere y'Imana, kandi kigaguhesha ubugingo buhoraho. nkurikije rero n'ibindi twagiye tuganiraho, umbwira uti kwizera ubuntu birahagije kugira ngo ube warababariwe, uba uri umukiranutsi imbere y'Imana. yes. nakibaza nti ese urubyiruko rusanzwe rukora ibyaha, rikaba ariho mfatiraho, ese ntabwo byazatera nk'urubyiruko kwijandika cyane mu byaha, wenda bakaba banywa ibiyobyabwenge cyane, bakaba bajya mu busambanyi cyane, bitwaje ko bagiriwe ubuntu, bari mu buntu? mubyumva gute nkamwe muri ababyeyi, muri abapasiteri? ese icyo kintu iyo mukigisha mugitekerezaho iki? ese aba bantu turi kubwira ngo bagiriwe ubuntu ntabwo bazarumbira igihugu ndetse nabo ubwabo bakihimukira bazi ko bari mu buntu? ubaje ikibazo gikomeye, ariko ubuntu bwabwo n'imbaraga z'Imana zitubuza gukora ibyaha. Bibiliya irakivuga muri Tito, iravuga ngo kuko ubuntu buduha imbaraga cyangwa budushoboza kwirinda gukora ibyaha, budushoboza kwirinda kwiyanduza. ubu ndavuga ubuntu bwa Yesu Kristo. nagira ngo nkubwire nk'uko itoro ryatewe cyangwa se amadini nayo yatewe, Satani ahora arwanya ikintu cy'ubutumwa bwiza. n'aba bantu bumva bavuga ubuntu, bamwe muri bo mpamya ko hari aho barengera nabo bakaba bacurika ibyanditswe. ubuntu butuma wishimira mu byaha, ugakora ibyaha ariko ukumva ufite amahoro. ubu buntu ndahamya ko atari bwa buntu twavugaga bwa Yesu Kristo, kuko ubuntu bwa Yesu Kristo ntabwo bwatuma ugirira amahoro mu byaha. ariko nanone
ubuntu nibwo budukiza. Ubu buntu reka nk'urugero, njye mfite umugore n'abana buriya. Uyu munsi umugore wanjye avuze ngo kubera ko umugabo wanjye ari umugwaneza, ntarwana, ntantuka, ashobora kuvuga ngo reka noneho nzajye muca inyuma, reka noneho sinzongere gusasa, reka noneho sinzongere guteka, kubera ko afite umugabo w'umunyamahoro w'ingeso nziza w'umunyabuntu. ntabwo byaba ari byo. Ntabwo byaba ari byo. Rero niba umugore wanjye abonye ndi umunyabuntu, njyewe numva cyamutera kunkunda no kunyubaha no kunyirata no kunyishimira. Umuntu wese rero urimo gukora ibyaha n'ubuntu, ubwo afite ntago ari ubw'Imana, ubwo buntu yakiriye ntago ari ubw'Imana. Hari abandi bantu bakora ibyaha yarangiza agahunga Imana kubera kwicira urubanza, agahunga Imana, kumva ntiyasubira imbere y'Imana, kumva ntiyasubira gusenga. Icyo nacyo ndabona ko afite ikibazo mu myumvire cyangwa mu myigishirize yagiye yakira. Kuko uramutse nanone ukoze ibyaha, nubwo mvuze ngo ubuntu ntabwo bwagutera gukora ibyaha, ariko bibaye ngombwa ukabikora, ntabwo byatuma uhunga Imana. Mfite umwana muto uyu munsi afite nk'imyaka 2, ariko sinawe gusa n'abandi bana barabikora. Niyo yaba ari njyewe umukubise cyangwa mama we, n'ubundi asigara ahungira kuri njyewe. So ari umuturanyi wamukubise, yararimo gukina akanyerera akagwa, ahungira ku mubyeyi. Niyo ari umubyeyi ubwo umukubise, nabwo ahungira ku mubyeyi. Niyo kintu nabwira abantu, ntabwo ubuntu buguha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Bibiliya irakivuga neza, uhereye nko mu Baroma 6 kugeza ku 8 bavuga cyane ayo magambo. Ariko icyo nshaka kuvuga, nubwo ubuntu butaguha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ariko nanone kuko ari ubuntu, uramutse ukoze icyaha ugomba guhungira ku Mana, ntagomba guhunga Imana. Niba Imana yaramaze kuba umubyeyi, kuko kuyihunga ubwayo ni ikimenyetso cy'uko utari umwana wayo. Niba ukoze ibyaha ugatinya, ukicira urubanza, ukizinukwa, ugahunga, bamwe bahita bava mu nsengero, abandi bakakurebana n'abapasiteri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Njye ndabona ari nk'ikimenyetso cy'uko utari umwana w'Imana, kuko umwana igihe cyose afite ikintu kimugoye, ikintu kimubabaje, ahungira kuri se. Rero urubyiruko ntago ruziyonona nirwakira Yesu Kristo. Ndavuga Yesu Kristo wapfiriye isi cyangwa abari mu isi. Bibiliya avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntago ari uwirinda, ntago ari ufasha abakene, umwizera wese atarimuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Tugera ku musozo rero, pasiteri, nihe nama wagira abantu muri rusange bataramenya ubutumwa bwiza? Icyo nabwira abantu muri rusange bataramenya ubutumwa bwiza, icya mbere basenga Imana, ariko basoma ijambo ry'Imana. Ibi bintu byose biri mu ijambo ry'Imana. Ahubwo buri abantu dufite ikibazo cyane cyane, ngira ngo Abanyafurika turagifite. Iyo umuntu arimo kuvuga, amara kuvuga tugatwara ibyo avuze. Ntabwo tugira umwanya wo gufata Bibiliya, ibyanditswe byera, twebwe ngo tuyisomere, tunasabe Umwuka Wera kudusobanurira no kuduhishurira. Kuko n'ubu nta muntu uzakira izi mbaraga za Yesu Kristo cyangwa uzizera ubu buntu bwa Yesu Kristo hatabayeho ihishurirwa. Kuko nanjye nkuko nabikubwiye, narinze mba umupasiteri, ariko uyu munsi nkibona ko nari umunyedini mubi cyane. Haje kubaho ihishurirwa, nizera Yesu Kristo bundi bushyashya, noneho nuzura Umwuka Wera. Kuko njyewe nigeze kumara igihe kinini nsengera Umwuka Wera, ariko kumwuzura biranga, no kuvuga indimi biranga, kubera ko bari baranyigishije nabi. Bambwira yuko ngomba kubanza kuba umukiranutsi, hanyuma Imana yabona nta nenge iri kuri njyewe, ikanyuzuza Umwuka Wera, ikampa indimi z'Umwuka Wera. Igihe cyose nabaga naniwe kuzura Umwuka Wera, berekanaga ko ikibazo kiri kuri njyewe, ariko ntabwo cyari kuri njyewe, cyari ku nyigisho zipfuye narakiriye. Ntushobora kuba umukiranutsi utabihawe n'Imana cyangwa utabihawe n'Umwuka Wera. Rero abantu basoma ijambo ry'Imana, kandi basabe Umwuka Wera w'Imana kubahishurira ibi bintu byose ndimo kuvuga, byanditswe muri Bibiliya. Ntabwo twabonye umwanya uhagije wo gusoma Bibiliya, ariko byose muri Bibiliya. Niyo nsoza, umuntu wese urimo ukora imirimo myiza,
umuntu wese urimo ufasha abakene, umuntu utanga ibya 10 n'amaturo, umuntu usura abarwayi, umuntu udasambana, umuntu utiba, umuntu utaroga, umuntu udakora ibyaha. Mu yandi magambo ingi twe turi ko ari ibyaha, ariko atarizeye Yesu Kristo kubw'ubuntu ngo ahabwe agakiza, ahabwe gukiranuka kw'Imana, uyu muntu ntabwo azigera abona Imana, ntabwo azigera ajya mu ijuru. Icyo mbibutsa nuko mu gihe cya Nowa, mbabwire ko buriya bwato bwa Nowa yakoze, cyangwa se inkuge niko biriya Kinyarwanda ibwita, inkuge yasobanuraga Yesu. Umuntu utaragiye mu nkuge wese yarimbuwe n'umwuzure, kabone nubwo yaba afite imirimo myiza cyane, ari inyangamugayo ashimwa ku cyaro cyangwa ku gice atuyemo, ariko akaba atarinjiye mu nkuge, umwuzure waramutwaye. Hanyuma bagiye mu nkuge, nta n'ikimenyetso kikwereka ko bari beza, ariko kuko bari mu nkuge barakize. Rero gukira, guhabwa ubugingo ni ukwinjira mu nkuge. Iyo nkuge ni Yesu, ntabwo ari ugukora neza. Gukora neza ni ikintu wakora nyuma wamaze guhabwa Yesu, no kugikora mbere utari wagira Yesu ntacyo kizakumarira. Bimeze nk'umukobwa aba ashaka kurongorwa, hanyuma yakagura ibirongoranwa ariko adafite umujyana, ntacyo ibyo birongoranwa byamara. Ariko numva bamaze kubona umufiance, mwamaze gupanga amatariki y'ubukwe, ukagura ibirongoranwa ubushyitsi kuko uzabijyana. Ariko ntabwo wavuga none ahangaha ngo numa nshaka kurongorwa reka ngura ibirongoranwa. Udafite fiance uzarongorwa nande se? Numva mu magambo makeya nuko nabivuga. Imana iguha umugisha. Ni byiza cyane. Imana iguha umugisha. Mana turagushimye, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko wadukunze urukundo rukomeye. Ibyo byatumye uduha Yesu, araza arapfa, atwara igihano twagomba gutwara, duhabwa ubugingo, duhabwa gukiranuka kwe, atwara ibyaha byacu. Warakoze. Ndagushimye Yesu kuko wapfiriye aba bantu bose barimo kunyumva. Nutabizi waramupfiriye ndetse waramubabariye. Icyo nkusabye ni ukugira ngo umwihishurire, ni ukugira ngo umwiyereke, nawe yakiriza imbabazi, yakira ubu buntu, kuko utazabwakira, utazakiriza imbabazi, azarimburanwa n'abandi banyabyaha bose. Icyubahiro ni cyawe. Baha umugisha mu byo bakora. Tumaze igihe imirimo y'abantu bamwe namwe yaragiye yangirika, akazi n'ibindi byinshi, ariko ndabasengeye. Ijambo rye rirambwira ngo umuntu kwizera kandi akakwiringira ngo azamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Aravuga ngo iki giti ntikijya kibura kwera imbuto niyo cyaba ari igihe cy'izuba, kuko cyashoreye imizi muri y'amazi. Reka nawe rero muri ibihe bisa nkaho bitoroshye, umugisha wamubeho, ibyo akora byose bigira umugisha, kandi udafite ibyo akora nawe umucira inzira. Uri umuhanga wo guca inzira, waciye inzira mu nyanja, abana ba Isirayeli barambuka. Reka nawe umucira inzira aho itari, mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bakire, abababaye bishime, amahoro yawe abe mu mibereho no mu buzima bwabo bw'iteka ryose. Amen. Amen. Aha, turagushimiye cyane rero Pasiteri, wakoze cyane ubwo butumire bw'uyu munsi. Murakoze cyane. Kandi urakoze kutugezaho ijambo cyangwa ubutumwa bwiza. Amen. Aha, reka rero nshimire n'abantu bakurikiye ubutumwa bwiza kuri channel yacu Ubuntu n'Ukuri. Nge mwari kumwe, ndi Serena Hose, ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na John Busy. Nakagaruka, ciao ciao.